Ndabasuhuje kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza no kugira igicamunsi cyiza bitewe n'amasaha wumviye kino kiganiro. Njye ndi Bosco Nsabimana. Aya mafoto muri kubona imbere yanyu ni amafoto adasanzwe birimo biravugwa ko ari ukuri kuzima kweruye. Ni nyuma y'igihe kinini cyane rero hatangajwe inkuru y'aba ngaba y'ubukwe. Ibyo byo bimaze kurambirana ku mbuga nibyo duhora tubona. Noneho rero reka dutemberane ino nzu Rocky Kimomo yahayemo impano Ishimwe Vestina mbere yuko akora ubukwe. Uyu mugabo abatamuzi bamwita Rocky Kimomo, niyo mazina yamamayeho, by'umwihariko yamenekanye mu gasobanuye muri sinema asobanura amafilime agiye atandukanye. Ubwo rero yatumirwaga n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, yavuze ko ku bijyanye n'ubukwe bwa Ishimwe Vestina ntacyo yarenzaho ku magambo yagiye avugwa hirya no hino, ariko yongeraho ati ngomba gutanga impano idasanzwe nkayihura mwana w'umukobwa kubera ko aririmba neza kandi yakoze ibintu byiza byinshi, ntabwo twamucira urubanza. Muribuka ko ubwo mu kwezi kwashize cyangwa se mu mwaka warangiye, ubwo Ishimwe Vestina ndetse na Dorcas bakoraga igitaramo hari ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12, bivuze ko twari twinjiye mu ijoro rya Noheli. Uwo munsi rero nibwo hari habaye igitaramo cy'aba bana. Kuri iyo tariki rero nibwo Rocky yamamaje igitaramo cyabo, ubona ko yaraziranye nabo bihambaye. Niyo mpamvu rero yahisemo kubaha inzu y'igitangaza, inzu nziza cyane. Ariko hari abakoresheje ino nzu mu rwego rwo kwitirira no guharabika cyangwa se no kuyivuga uko itari, bavuga yuko Idirisa ari we ushobora kuba warayihaye mama wa Vestina, ari inzu ashobora kuba yarabubakiye. Bitewe n'amafoto rero bagiye babona ya ba Vestina bari kuri iyi nzu, abantu ntibatinye kuvuga yuko ino nzu ishobora kuba yaratanzwe n'uwo bita Idirisa mu rwego rwo guhindurira amateka umuryango wa Vestina ndetse na Dorcas. Nk'uko rero bakomeza kubivugaho kenshi, ariko iyi nzu ikaba ari etage Rocky yujuje mu gihe gitoya ndetse ahita yegurira aba bana. Biratangaje cyane, weho kubyumva no kubyemera byagorana kubera agaciro k'amafaranga ufite. Buriya iyo umuntu afite amafaranga make aba yumva nta muntu watanga impano ihenze cyane bitewe n'ubushobozi tuba turutana, ariko uze kubyumva kandi ubyemere, ibyo biba ari ukuri. Kuba umuntu yafata miliyoni zirenga 100 akazitanga kado ni ibintu byoroshye ku muntu uba ufite amamiliyari menshi. Uze kubigereranya nawe, wenda uramutse ufite ibihumbi 500 ugakuramo inote ya senkisa kuyihereza umuntu, ndumva ntacyo byaba bikubwiye. Rero bitewe n'agaciro k'amafaranga umuntu aba afite, niyo mpamvu ashobora gutanga ikintu kiremereye cyane nyine, kuko ntabwo umuntu yaba afite ubushobozi bwa miliyoni 100 ngo atange wenda ibihumbi 20 cyangwa ibihumbi 50 ngo abitangemo impano, bamugaya. Niyo mpamvu atanga rero ikintu gifatika. Aya makuru rero Rocky akaba ubwiwe ayemera, ikaba ari inzu igeretse kabiri, ari etage nziza cyane. Ese iyi etage iri hehe? Iyi etage iri ahantu bita mu Kigarama cyangwa se mu Rugarama. Urumva ko abahazi ni ndakeka nimba ari muri Gasabo, naho biregeranye gutyo, ariko ni hafi nyine mu Rugarama, abenshi murahazi. Niho rero iyi etage ya Rocky iherereye, akaba rero yayihayemo impano uyu Ishimwe Vestina. Buriya kugenda utanga impano zidasanzwe no kwagura ubushuti, kuko nawe rimwe na rimwe cyangwa se ikindi gihe yakoresha ubukwe ashobora kuzatungurwa na Idirisa akamuha indi mpano irenze iyi ngiyi yamuhaye. Rero akebo kajya iwamugarura, nimuze kubitindaho cyane. Abantu rero benshi bakomeje kugenda bavuga ku bijyanye n'ubukwe, dukomeje kugenda tubitangazaho tubivugaho, abahiga amashusho atandukanye, abahiga ibikorwa bigiye bitandukanye kugira ngo tubashe kubereka. Niyo trend nyine, niyo makuru abagezweho. Buriya abantu bashinzwe gutangaza inkuru ku mbuga za YouTube bakunda kuvuga ku bintu bigezweho, abazanye ibihuha, abazanye amakuru y'ukuri, mu rwego rwo kugira ngo inkuru ikunde ikure. Nyine niko itangazamakuru ryubatse, niko rimera, niko bigenda. Nimukabyiteho cyane cyangwa se ngo bibarangaze, niko nyine bigenda. Iyo hari ikintu kiri trend abantu bagerageza kukivugaho kenshi cyane, nyine niyo makuru abagezeho, niyo saga ibigezeho. Ngira ngo mumaze kubimenyera ibyo ngibyo ku mbuga ko ari ibintu bihita bica ibintu. Ubu ngubu rero inkuru ziri kuvugwa cyane kuri YouTube cyane cyane TikTok ndetse na Instagram, ni inkuru ya Emeline ndetse Vestina, ni inkuru ziri guca ibintu hirya no hino, niyo makuru agenda agaruka. Hari amakuru rero avuga ko ubukwe bwa Ishimwe Vestina bushobora kuba bwararangije
byaje kuba ariko abantu bakaba batarigeze babona amafoto. Meruka mu murenge muri Ndahabi yarawaprodinze kuri channel ya YouTube, abantu bari bategereje kubona ko n'ubukwe ari buzabwaprodinga. Abantu benshi bakomeza gushinja Irene ko ari umururumba, ndetse bavuga yuko ubukwe ari ikintu cyiza atari ikintu cyo guhisha. Bakaba babaza Irene impamvu ashobora kuba yarahishe ibintu byiza nka biriya. Baravuga bati se kuba Ishimwe Vestine yarashatse ni umwaku cyangwa se n'ibyago? Ntago ari umugisha ku mwana w'umukobwa kuba yabona umugabo? Kubera iki mwabihishe mukabigira nk'ibintu bibi, ko umuntu ibintu ashyira ahantu habi cyangwa se ibintu ahisha ari ibintu bibi? Kuki mubihisha? Mukaba mukomeje gutangaza ko n'ubukwe butazagaragara kandi twumva ari ibintu byiza. Ni iyihe mpamvu ituma muhisha ibintu byiza nk'ibyo ngibyo kandi ari ibintu byakabaye bijya public? Ati se nimba The Ben yarakoze ubukwe bikamenyekana, Meddy agakora ubukwe bukamenyekana, Bakiramani bagakora ubukwe bukamenyekana, ubwa Dorcas kuki ari bwo, ubwa Vestine kuki ari bwo mushaka guhisha? Niwe musitari kurenza abo bose? Ibyo bibazo rero bakunda kubibaza Irene, ariko akabuza ibisubizo asubiza abantu kubera ko ibyo ni ibibazo biba byumvikana. Hanyuma rero tuzakomeza kugenda dusobanukirwa. Abantu rero bituma kubera kubura ibisubizo bihemeza neza ko uwo mwana w'umukobwa yari atwite, ariyo mpamvu Irene yatinye ko ibinyamakuru bihagera bikamutamaza bikabona ukuri yari ari guhisha. Niyo mpamvu rero abantu mutagomba gushidikanya ko Ishimwe Vestine atwite. Iyo nkuru ni ya nyayo, ntago ari uguharabika. Nuko abanyarwanda bitewe n'uburyo mwishyizemo ko amakuru yose ari ibihuha muhita mubyamaganira kure, ariko iyo nkuru ni ya nyayo, ni 100%, kuko nawe ucungiye ku byo ndi kuvuga urahita wumva ko ari ibimenyetso byemeza neza ko Ishimwe Vestine yari atwite. Ariyo mpamvu yonyine yabayeho yatumye ibinyamakuru bitabasha kuba byasesekara ngo bikurure iyi nkuru nk'uko bigenda byemezwa n'abanyamakuru bagiye batandukanye. Mukomeze kugubwa neza rero no kugira ibihe byiza. Ciao ciao, mbifurije kugubwa neza ndetse n'umunsi mwiza.